magambo nagombaga kuyabwiriza ku cyumweru ariko ndayahindura kubw'impamvu mvuga ku by'umuhamagaro. Twageze mu rugo, twageze iwacu, niko nabyita. Twageze iwacu, reka mbivuge gutyo. Amagambo tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umwana mu rugo. Umwana mu rugo ateye ate? Umwana mu rugo, umwana mu rugo atandukanye n'umukozi, umwana mu rugo atandukanye n'umushyitsi, umwana mu rugo wese atandukanye n'abarugendamo bose. Umwana mu rugo nicyo tugiye kuvugana. Ni amagambo nagombaga kuvuga ku cyumweru ariko ndayahindura mvuga ku muhamagaro. Twageze mu rugo, twageze iwacu, ngiye kuvuga ku mwana mu rugo ateye ate. Umwana mu rugo atandukanye n'umushyitsi, jye wanyu mu rugo subiri wawe. Umwana mu rugo atandukanye n'umukozi wo mu rugo, kandi umwana mu rugo atandukanye n'abarugendamo bose. Ndaza kurangiza iki cyigisho umenye niba uri umwana muri uru rugo. Ndaza kurangiza iki cyigisho umenye niba uri umwana mu rugo. Apana ibyo kwiyitirira Rehoboth, kandi iryo rimanutse kano kanya. Apana ibyo kwiyitirira icyayi. Abashyitsi murambabarira gato, abashyitsi murambabarira, twabakiriye rwose kandi dukunda abashyitsi. Ndarangiza iki cyigisho umaze kumenya niba uri umwana mu rugo. Apana ibyo kwiyitirira cyaki. Awi navuze ngo ndaza kurangiza aya magambo wamaze kumenya koko niba uri umwana wahanga. Apana ibyo kwiyitirira Rehoboth. Tuzavuga ukuri, abantu nibashaka bazagende. Navuze ngo tuzavuga ukuri, abantu nibashaka bazagende. No kuri Mama Diana. Apana ibyo kwiyitirira Rehoboth kandi atari umwana mu rugo. Apana ibyo kwiyitirira urugo rw'iwawe kandi atari umwana mu rugo. Tujya kuvuga ku bintu biranga umwana mu rugo. Ndavuga umwana atandukanye n'umukozi, atandukanye uba n'abashyitsi. Umwana mu rugo atandukanye n'abarugendamo bose, biratandukanye. Icyambere sinkibita abagaragu muri inshuti zanjye, kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja akora. Icyambere kiranga umwana mu rugo, icyambere kiranga umwana mu rugo, icyambere ibanga ry'urugo rw'iwabo, ibanga ry'iwabo mu rugo. Nta mwana umenya ibanga ry'iwabo mu rugo. Naho nyina na se bakwicana pe, nta mwana wabisakaza, ntabwo bishoboka. Ibanga, nta mwana mu rugo utagira ibanga ry'iwabo mu rugo. Ubu ayifite umwana w'umukobwa, nubwo yafanye icyuma cyanjye kijagaraye bungana iki, ntashobora kuntaranga. Ariko sereka umukozi arunguruke y'urebe, reka umukozi aharunguruke maze urebe. Umukozi ashaka kwakira umushyitsi, yamwicaza muri salo agatangira kuvuga abanyiri urugo. Wenda nyiri urugo atarabyukana urugero, agatangira kubanegura no kubibwira umushyitsi ugeze ahangaha ati ukureba babyuka saa 8. Ariko ibanga, reka mvuga kandi gakomeye hagati muri mwe. Abana bavindimwe, ubwo ni mwebwe, tamwe mutaranga undi kandi bavindimwe. Sobanukirwa ijya mu mubiri uvuye mu mwuka. Nta mwana mu rugo utaranga undi,
ngo atarange mwene nyina ntabwo byabaho oya ikinyarwanda ndi kuvuga cyumvikana cyangwa murahari cyangwa ntabwo muhari gera mu barokorese ugere mu barokore ugere muri bene se nta mwana mu rugo ushobora gutaranga mwene nyina nubwo yaba ari ikigoryi nubwo yaba ari kigira buryo nubwo yaba cyaba kigira umwanda nubwo yaba nyara ku buriri ntabwo yabivuga ariko segera mu barokore usitare gato hanze ariko mwajya mugira amagambo make mukuri baroko mwajya mugira amagambo make kuki mugira amagambo menshi mubiterwa n'iki na mu rugo ntabwo mwamuvukana muri batanu ikigoryi urakibundikira icyo bita kukibundikira ngahogera mu barokore kandi agira mu barokore gusa kandi nawe simisa kigoroye mu yandi magambo wamushungura ntabwo yamuburamo inkumbi wa mugani w'abanyarwanda washungura neza ntiyabura gatotsi gera mu barokore Gahunda kuvuga ngo umurokore udafite defini afite yindi udafite defo yanjye afite indi umwana mu rugo ahora nibanga rya famiye ukanukuri yani ingingo ya mbere navuze ngo kucyabarokore bishimira ibintu imibabaro y'abandi kucyabarokore ariko ibyiza kuki mutabitaranga mugataranga kabimubonye kamwe ibyiza umuntu yanditse amateka niba hari amateka meza mamata mukunde yanditse umva vare kuki batayavuga ariko akantu gato bakagataranga nta cyiza nigeze nkora mubiterwa n'iki aho gutaranga mugenzi wa musanze urahamagara kabiri gatatu uri kubwira umuntu kanaka wamugendereye kumuzi navuze ngo kumuzi wamugendereye aho guhamagara mama tumukunde cyangwa se ngo uhamagare Joel ngo umubwire ati Joel mbanye kanaka arahangaha wamusanze kuki mugira utuntu nukubera iki ubu mama tumukunde ukunde baho kugira ngo utarange nagusanga kandi niko nkora direct ni kuri wowe ntabwo bibanza kunyura kuri intermediaire uranyura kuri intermediaire kubera iki kwareho amatiku ava n'amagambo n'amazimwe kanaka yambwiye ibi iyo musanze muri babiri burya nta rubanza ruba hagati yanyu ndabeshya ariko iyo wabibwiye undi byanze bikunze biba urubanza ariko iyo musanze muri babiri nta rubanza ruba hagati yanyu umuntu wese ababazwa nuko wabibwiye undi ndabeshya Yesu nashimwe murahari cyangwa ntabwo muhari cyangwa turabana ku kidendezi murahari cyangwa timukagira amagambo menshi kuko amagambo menshi byanze bikunze Bibiliya ivuga ko amagambo menshi avamo ibicumuro wasanze mugenzi wawe wenda ukamamagara tukamubwira iti ibyo bisa n'ukuri ariko nunyura kuri intermediaire ni kwa matiko ava kandi umuntu wese yumvise ko amubwiye undi nta gituma atababara nanjye nababara wansanze ikindi kandi niba udashoboye kumusanga bimire bunguri siko bimeze niba udashoboye kumugenderera bimire ubimire bunguri no munda ngo po bijya mu gifu biryamaho ngaho mu yandi magambo ibanguri mubikire ariko niba udashoboye kumusanga bimire bunguri ariko wimutaranga ibyo ndi kuvuga birumvikana cyangwa ibyo ndi kuvuga birumvikana barokore mu buzima kuva niga muri secondaire na za primaire nanga umuntu ugira amagambo menshi niya kamere yanjye pe
no muri segonderi bari babizi tudurwa imanza zabaga zananiranye muri dorotwari baravuga bati muzishyirire imini icyari buvuge nicyo turi bwemere nakoze kwa Nyirinkwaya mu bakozi bemeraga twarakoranye Nyirinkwaya dukorana muri minisante atarafungura cabinet public atarafungurira cabinet twarakoranye muri minisante mu byo bitaga region sanitaire atiyobora ari directeur ni nayo mpamvu nagiye no kumukorera yarambwiye ati akanu karambirwa uzazi wanjye mu bakozi yemeraga mu matumukunde ndimo kubera ukuri kwanjye nanga amatiku mu buzima bwanjye musange mwanyamaga mu mugende mubwira uti rero hanze ibintu bimeze gutya ariko urahamagara kugira ngo bigende bite byanze bikunze umuntu yumvise washize mental mediaire nta gituma tababara kandi akambabwiza ukuri amagambo arababaza nubwo tuvuga ngo tuyagenda hejuru ariko buryo tuba twababaye awe cyane cyane kuko uvuga ibyo utagira icyambere umwana mu rugo icyambere ibanga ry'urugo ibanga umwana utagira ibanga akasasa iby'iwabo reka mvuge muri terime ya Kinyarwanda bamwita uwimeninda kwimeninda icyo bita kwimeninda ni ukwivuga mu yandi magambo umuntu ariko reka mbabwire kuva nabaho sindumva umudivantiste wasebeje itorero ry'abadive sindumva umugaturika wasebeje itorero rya gaturika ibyo ba mu macaci nge byaranyobeye sindumva Isilamu umusilamu we wasebeje Isilamu ariko ibintu biba mu macaci umuntu arasohoka hano yamara gusohoka no akavuga ati bari yasura bazi kandi twiriwe twicaranye hano nge ibintu biba mu macaci bizaranyobeye sindumva umudivantiste wasebeje idini ry'abadive sindumva umugaturika atuka padiri namwumva umugaturika atuka padiri oya mumbwize ukuri padiri arubashywe padiri niwo kubaho sindumva Isilamu isabya idini ya Isilamu ariko byagera mu macaci nge narumewe rwose hari igihe mbwira Imana ngo ariko ibi wampamagayemo ni biki nzarite ngende cyangwa nzahambire mfungu twanjye ngende sezere mbasezere cyangwa kuko aho kujya hatabuze kuko ntabwo narerewe mu matiku sinakuriye mu matiku uzaperereze sinarerewe mu matiku ntabwo nzi ubutiriganya sinzi gutikura ntabyo nzi kandi icyo ntazi sinzakigangana gutya umunyarwanda yaravuze ngo umuntu wese asaza uko yabyirutse effectivement umuntu wese sinzi amatiku sinzi gutikura sinzi ubugambo sinzi ubutiriganya ubwo se umunyarwanda yabivuze neza aravuga ngo umuntu wese byanze bikunze asaza uko yabyirutse ibanga ry'urugo kuri iki cyambere uri kwisuzuma ukareba ko rifite ibanga navuze ngo ndaza kurangiza izi ngingo umenye kuri umwana mu rugo cyangwa se urongeraho ibindi hatagira abavuga ngo ndatukanye ahangaha sindabona abantu bavindimwe navuze ngo nubwo yaba nyarakuriri mbarahije ukuri uramubungabunga ariko ma kageze ku murokore akageze ku murokore inkuru igeze ku murokore hari uwavuze ngo kuvuga ukuri guseka abandi nawe ejo bazaguseka kurushaho ukuri guseka abandi satani yagukubita umutego bakaguseka kurusha wa wundi
ndabeshya Munyarwanda yise umwana we ngo jya uvuga uziga icyo bita kuvuga uziga ariko kandi akari ku wundi nawe kakugeraho ibishobora kunshikira ibigushyike bikaruta ibyanjye mu yandi magambo ugasekwa kurusha njyewe umva baroko ibanga rirabuze mu barokore ikintu bita ibanga rirabuze ibanga bwira mwene ijambo navuze reka ndisubire mumve kuri iyi ngingo niba udasanze mwene so ngo mubwire iki muriho rimire bunguri rijye mu gifu nongeze volume cyangwa niba udasanze mwene so wishyira intermediaire ngo banze kunyura kuri kanaka kuko kunyura kuri kanaka nibyo bizana amakimbirane waramvuze ugasanga uri guhakana kandi warabivuze akarenza umunwa uyu wabwiye nawe arabwira undi kuko nawe afite akandi kanwa n'uyu nawe abwira uwundi siko bimeze se siko bimeze ugasanga umuntu arababaye ugasanga umuntu araremerewe kandi koko aremerewe mu kuri akavuga atari ko buriya koko iyo nsanga akanyibwirira aho kugira ngo anyure kuri uriya yansanga akanyibwirira ugasanga umuntu wenda afite ikintu yagombaga kubwira mama tumukunde yarangiza agahamagara mama Cedric none se mama Cedric uragira ngo abigenze gute arahindura mama tumukunde se niba udashoboye kukimbwira ceceka uko nukuri ugasanga umuntu ikintu yagombaga wenda kumbwira akibwiye mama Cedric oya ntabwo mvuze muri cadre y'akazi ho birumvikana icyo udashoboye kumbwira muri cadre y'akazi wahamagarira mama Cedric aho ni muri cadre ndi kuvuga muri cadre y'amagambo dore ko abarokore wagira ngo amagambo barayaturuze reka nanjye nishyiremo ugasanga amagambo ugasanga amazimwe mvuza amazimwe ayo wagambo bagakumbwira ukayabwira mama Cedric none se yo mazimwe urayamubwiye kugira ngo bigende bite yambwire niba udashoboye kuyambwira kandi yamire bunguri ajya mu gifu pe varime yumvikanye reka njye ku cya kabiri umwana mu rugo njya ku cya kabiri none se urabibwira mama Rive kugira ngo bigende biti byanjye niba ari ibyanjye ko atari ibye wabimbwiye siko bimeze si ibyo bimbwire none se urabimubwiye kugira ngo bigende bite kubicisha kuri mama Fiyete kugira ngo bigende bite bimbwire direct kandi niba udashoboye kubimbwira ceceka icya kabiri kiranga umwana mu rugo icya kabiri kiranga umwana mu rugo icya kabiri kiranga umwana mu rugo umwana mu rugo cyane cyane yamaze gukura ndavugira muri rusange wumve mu mwuka umwana mu rugo cyane cyane yamaze gukura responsibility z'urugo nawe ziramureba cyane umwana mu rugo maze kumenya ubwenge responsibility z'urugo nawe ziramureba mu yandi magambo ntabwo ari indorerezi mu by'urugo andika urebe kuri umwana mu rugo cyangwa se niba uri indorerezi cyangwa niba uri umushyitsi tumenya aho uri tumenya aho tukukarasa iyo umwana mu rugo amaze gukura responsibility nawe z'urugo ziramureba uko ni ukuri ntabwo ari indorerezi ndagira ngo umenye aho uri niba uri umwana mu rugo koko ukaba uri umwana wa caci cyangwa se uri umushyitsi turagukarasa he cyangwa se uri karasa he responsibility z'urugo nawe ziramureba siriti yamaze gukura umugore umwe ni wambwiye ngo akana ke k'agakobwa kabonye akazi gato cyane kwa kundi buri wese avukana amahirwe ye ndabyibuka uyu mwana ICT ahantu akora
hari akwishuri aho yigaga bamuha akazi akorayo. Ndibuka umunsi umwe yigeze kumbwira ngo harya umuceri ugura ngaye. Ndamubwira ngo umuceri ugura ya nayo umufuka. Ati akira amafaranga mugura umufuka w'umuceri. Responsibility. Arambwira atakira amafaranga mugura umufuka w'umuceri mama. Kandi yarabizi ko amafaranga y'umuceri ntayabura. Ariko muri make yumvaga nawe ari responsable. Ntayo nari musabye. Ibyo bihumbi by'ahembwa nzi ko agomba kubigira imyenda n'amavuta nkaruhuka. Simusabye posho. Ariko igitondo kimwe yarabyutse ati akire ibi bihumbi 25 bigura umufuka w'umuceri. Responsibility. Mudamu umwe yarambwiye ngo akana k'agakobwa kabanyakazi. Arambwiye nageze yarambwiye ati ibi byose ureba niko kabikoze. Byose amarido, intebe nshya, utubati ibyuzuyemo. Arambwira ati ibi byose ni kanaka wabikoze. Umva nkubwire, iyo umwana mu rugo amaze gukura responsibility z'urugo ziramureba kandi atagombye guhatirwa, atagombye kugira gute, icyo bita kwibwiriza. Mu rusengero ho imirimo yose uzakora ubihatiwe by'agahato izakuviramo umuvumo. Ni wumva ari agahato kandi ukumva bikuvuna uzabireke, kuko nta mugisha uzabibonamo. Kandi mbabwije ukuri, nutanga ibihumbi 20 uri kurira nta mugisha. Icyakora Imana izabyakira. Kandi kigabo kubera ko ari iby'agahato nta mugisha nguhaye, kuko nabiguhaganyuyemo. Nubitanga uri kurira. Yesu nashimwe. Ako kantu gatumye mvuga ijambo. Umukozi umwe yahishuriwe abazimana atari komana. Abagukorera basambana bakagukorera banywa inzoga, bakagukorera bakora ibyaha, wenda kuruhimbi n'iyindi mico imico itabereye umukristo. Kuki ubyemera bagakomeza mu mirimo? Umva ukuntu Imana ngo yamushubije. Imana ngo yaramusubije ngo bareke bankorere, nta wanga umubyizi w'ubusa ijuru ntaryo bazabona. Ariko nta wakwanga umubyizi w'ubusa. Niba umuntu aje kuvuga ubutumwa hanga save ni umubyizi ahaye Imana ngo Imana. Ariko abana ko barize cyane byagenze bite? Imana ngo yaramushubije ngo tega amatwi, bareke bankorere, ntabwo imibyizi y'ubusa nayanga. Ariko natinye Imana, ngira agahinda, ngira Imana ngo Mana uzandinde gukorera ubusa. Muhereza ibishaka. Hari n'igihe umwana bafite icyokere wamujyana no mu kayaga iyo afite icyokere. Wabyumvise? Irabye ngo ni mubareke. Ntabwo nakwanga imibyizi y'ubusa bampa. Kandi nta muhinzi, umuntu tuvuge abahinzi bari mu murima ari 6, hakaza umuntu azanye isuka akavuga ati nanjye ndaje ngo umubyizi, wawanga? Irabye ngo ni mureke baruhira ubusa. Sinakwanga iyo mibyizi y'ubusa bampa, ariko ijuru ryo ntacyo bazabona. Wabyumvise? Wumvise ko abari gutangira imibyizi gusa? Nabwiye Imana ngo ariko Mana uzandinde gutangira imibyizi y'ubusa. Nzatangira imibyizi, nzakorera Imana ariko nzabona n'ijuru. Wabyumvise? Ni nayo mpamvu rero iyo yihaye 20 rukurira irayakira. Ariko nta mugisha ushobora kubona muri icyo kintu.
kandi ucyumve nk'ukuri. Kabiri jambo yavuze ngo umwana mu rugo yamaze gukura siritu, mu yandi magambo amaze kugimbuka, amaze kumenya ubwenge, nawe responsibility z'urugo ziramureba. Mu yandi magambo ntabwo ari ibindeba. Idirisha ikirahuri cyamenetse kiramureba. Mama tumukunda azakikora. Muri iyi minsi ejo bundi kwa kane twarateranye, amazi arahuruduka cyane ahangaha, ntabwo turayatega, ndaza kubibabwiraho. Mama tumuku igisigaye rero no gutega aya mazi, wowe se wayateze? Wowe wayatezera? Nta sona ariko aha ndaharyama ndaharara, so uhasengera ukahabonera umugisha. Mama tumuku igisigaye rero n'amakaro, wowe se wayashyizemo? Uzasengera mu ivumbi rikamurenga azajye gusengera ahandi. Uzabura haparika muri parikingi azasubire yataye. Pfa kuba narabonye aho nshyira agatuti, pfa kuba narabonye aho nshyira intebe nicaramo ku ruhimbi, abazaza bazaze, nibataza bazarorere. Murebe ko mutega y'amazi bandese bandera. Ariko abantu, ariko narebe imiteta abantu bagira, cece kutaye senga utahe utankomeretse. Uko niko kuri, senga utahe wijutera ibikomere. Tuvuze uti reka twiga uburyo twafata y'amazi. Mama tumukunde murebe uko mukora y'amazi bande. Icya gatatu, umwana mu rugo. Navuze ko ndarangiza iki kigisho umaze kumenya aho uri, umaze kumenya niba uri umwana ahangaha cyangwa se niba uri umushyitsi, tugufate nk'umushyitsi, cyangwa se nawe ubwawe wifate nk'umushyitsi. Icya gatatu kiranga umwana mu rugo. Icya gatatu kiranga umwana mu rugo, umwana mu rugo wese aharanira ishema ry'umuryango, kuvugwa neza kw'iwabo. Reka mvuga kuvuga nabi. Niba ari inshuti yawe ntazahava atakuvuza ijambo ryiza. Ishema rya famiye byanze bikunze aharanira ishema ry'umuryango. Mu yandi magambo, oya ntabwo ari competition, ariko aharanira ishema ry'umuryango, kuvugwa neza, kumera neza, gutura heza, ibintu byiza. Umwana mu rugo wese aharanira ishema ry'umuryango. Yesu nashimwe. Magambo ari mu gitabo cya Nehemiya bica 2:17. Igihe Nehemiya yubaka avuga ati muze, Nehemiya ibica 2:17 aravuga ati ariko ntabwo mubona ko i Yerusalemu hamaze kuba umwirare, tumaze kuba igitutsi mu bantu? Mwaretse tukagerageza. Bitwa Batobiya na Basani Barate byageze ngiyo baratuko bate, ariko zirambwa z'Abayuda bagira naho babatuka kubera kuba cy'intege. Zirambwa z'Abayudi ibyo zihaye buriya zirakora ibiki? Nehemiya aravuga ati ariko koko dukomeze kuba igitutsi. Mu yandi magambo dukomeze kuba igisebo. Reka mbabwire, tubane amazi ari kumanuka hano, tubane urugo ruri hepfo hano n'imyaka irepfiriya hano hepfo hari urugo. Aha hari kumanuka amazi yakuzura Nyabarongo. Nawe reba iki gisenge kingana gutya. Ubu nyiri uru rugo rwo hepfo namuhaye iminsi 3 kugira ngo atanjyana mu buyobozi. Bitabaye ibyo kandi koko ubuyobozi buhageze bwavuga batariko iri nishyano, noneho muri akagashyushya iri nishyano tubonye. Ni guti nzinga nicya itagira imiyoboro y'amazi. Ntabwo bibaho nubwo waba wubatse ibyumba 2 byanze bikunze ugomba gushaka amazi azanyura. Namuhaye iminsi 3 ndamwinginga
ndamubwira ko kwa gatatu nzaba nakemuye iki kibazo, ariko tubane neza tunjyane mu buyobozi, uzirinde kubana nabi n'umuntu muturanye. Ubu se twatangira kubana nabi n'abaturage hano mu Gashyushya bikazacura iki koko? Bavuga batese iryo teroro rije noneho ni gatiki. Ubu se mama tumukunde nibanjyana mu manza bizababera, cyangwa se ribu iteyemo ikanyambika amapingu. Ubu se urusengero barushizeho ingufuri byabashimisha, byababera nk'umukristo wa Rehoboth, byakubera bashizeho ingufuri nk'umukristo wa Rehoboth Church, byagushimisha bagashyiraho ingufuri bati baje gutera akavuyo mu mudugudu wa Gashyushya. Efi hari imirima y'abandi, ubu se amazi nacunshumuka akajya mu mirima y'abandi, mu mboga z'abandi no mu bisheke by'abandi, efi muri aka kabandi. Umva, umwana mu rugo wese aharanira ishema rya famiye, mu yandi magambo ko ritagawa, mu yandi magambo ko famiye idasuzugurika, mu yandi magambo mbega ndimo kuvuga ikinyarwanda kandi cyumvikana, ishema ry'umuryango. Rehoboth nivugwa neza uyisengeramo ngira ngo uzanezerwa. Rehoboth niyamamara mu byiza ngira ngo nawe uzabyishima. Yesu nashimwe. Yo ngira ngo iyo perezida ageze hanze bakaterura indirimbo igendanye n'ubumwe n'ubwiyunge hanze, iyo baravuga bati ni igitangaza, ntabwo bishoboka ukuntu iyo wende haje nk'akantu kikagendanye n'imiyoborere myiza, ntabwo byumvikana ukuntu perezida wa repubulika yabashije kujera bari abantu bicanye by'indengakamere akabasha kubabanisha. Mu yandi magambo mu kintu cy'imiyoborere u Rwanda n'indashyikirwa kuko ntabwo byari gukunda abona ko umuntu nkuriya n'uyu munsi imipangi bikivuga. Ndabeshya se? Tujye tuvugisha ukuri. Ishema, ishema, umwana mu rugo wese aharanira ishema rya famiye, kuvugwa neza, kumera neza, gutera imbere. Umva, icyo ni cya gatatu. Icya kane kugira ngo yongere vuba, Yesu nashimwe. Umuntu yaravuze ngo inshuti yawe nigera mu bantu batanu bakuvuga uzicecekere babanze bavuge, ariko ntuzahaguruka utavuze icyiza cye, nibwo uzabura inshuti ye. Nugera aho bavuga Rehoboth nabi uzaceceke gato babanze bayivuge. Mu gusoza uzababwira uko bimeze kose, hari abahatabariwe kandi hari abaharuhukiye. Marigre izo ndirimbo zindi muri kuririmba hari abahafitiye ubuhamya. Amen. Ijambo rya kane, umwana mu rugo. Haleluya. Ijambo rya kane riranga umwana mu rugo. Umwana mu rugo wese, nta mwana mu rugo uhunga urugamba rw'iwabo nubwo rwaba rukomeye gute aricara. Mwanya magambo inzara iteye, umwana aricara kuko, ariko umukozi ashobora gutangira kubona mutangiye kugura udukoroboyi akakubwira ati mama ararwaye cyangwa se mama yapfuye, agataha nyine kuko ntashoboye iby'udukoroboyi, kuko arabona amateka yahindutse. No guhita mu gitondo akubwira ati mama yapfuye, kuko nta umukozi ntiyatinya kukubwira ko nyina yapfuye kandi atapfuye. Abakozi barimo hano murambabarira, je m'excuse, abakozi barimo hano mumbabarire, mwese ntabwo muri kimwe. Ariko hari umukozi udashobora gutinya kukubwira ko nyina yapfuye, kandi n'ukuri ko Imana nyina ariho.
kubera ko yatangiye kubona ko muri kugura kadobo mayoneze yafataga ibiko 3 cyangwa 4 ifiriti yaramaze igihe azimena yarazihaze atangiye kubona ibirayi bitogosheje udutoki turi mu bunyobwa utuboga twa dodo inyama ntiziheruka uko bimeze kose aragusezera ariko mwana mu rugo naho yasanza byanze bikunze aricara reka mbaho ubuhamya butari kuri tubone inyubako abantu bamwe barahunze ngo baratega ngo bari kwisuganya ngo bagaruke muri iyi minsi bari gutera imyenda bari gutera ipasi bari kuyigira neza ngo bagiye kugaruka kwa mama tumukunde ntibakivuga amafaranga reka mbabwire iyi nyubako nayiboneyeho byinshi iri ni isomo nigiye kuri uyu musozi nawuboneyeho ibintu uyu musozi nawuboneyeho abantu barahunze yewe kuko kandi reka mbabwire ndashimira abakristo twabanye muri bihe by'inyubako mwihamashyi ndashimira abakristo batagiye ndashimira abakristo bataguye mu gihe igiseke kitafari ibyuma birabuze ibiki abakomeje kwicara muri REHOBOTH reka mbabwire mwihamashyi barahunze timbiskwara karakarindi sinakavamo mwana mu rugo uhunga urugamba rw'iwabo naho rwaba mu yandi magambo situation zarizo zose pe aricara mu yandi magambo za mvugo z'abanyarwanda aratona gira se ngo nuko bizahuranira ivumbi ibi mbirimo kandi mbifitiye umushinga ndi kubwira data yakoze ibi nibizabikora none se yananiwe bababwiye ko yananiwe yakoze ibivare yakoze ibi ngibi uyu munsi irananiwe nakagahe gusa kugira ngo ipime abantu haje akagahe kugira ngo yongere ipime abandi ibintu by'Imana bihora mu bipimo etape kuri etape n'ibipimo turi ku kagezi ugize neza urakoze uko bimeze kose bifite abazabikora Yesu nashimwe hamanutse igipimo nanone kije gupima abandi buri etape ni igipimo mwana mu rugo rwabo tego byabaho mu yandi magambo situation zarizo zose umwana mu rugo aricara pe agakweto kaboneka kataboneka aratona none se arajya kwande ajye kwandese ajye mu baturanyi arajya gusembera yese cyaki kirara ndibuka umwana umwe w'ikirara ndamwita ikirara yigeze kuva iwabo ngo ajya kuba ahantu muri famiye ni nyina wanabimbwiraga rwose ngo aramubwira ngo mama ngo ntabwo nashobora ubwo buzima bwaho ngaho ndagiye ajya gusembera mu bana bagenzi be aho bari kurya neza aho bari kugeza mbega aho bari kurya amafi n'ibindi ni nyina wabimbwiraga arambwira ati mfite agahinda cyenda gusatura umutima wanjye ahari bwambara inkweto zabo bagenzi be mu buryo bworoshye akazisohokana iwabo nta gakweto kariyo ntako yabonayo n'ibindi nta mwana mu rugo uhunga urugamba mbabwije ko iyi nyubako kandi mbabwira ukuri ahangaha turi iyi nyubako ndavuga muri pase mvuge no muri pereza na fitiri iyi nyubako yahinyuje abantu kabiri nubihinyuje abandi gatatu izakomeza guhinyuza abantu kandi icyo mbabwira no kuri urugamba ariko reka mbabwire barokore bagendanye mugakomeza mukicara muri REHOBOTH ni ukuri kw'Imana
mugakomeza kwicara mugakomeza mugatona muri uru rugamba rw'amafaranga, akarindi k'amafaranga ya buri munsi. Ni ukuri kw'Imana mbakuriye ingofero, data azaba hijuru pe. akanyuma ndangirijeho nkicara, turaza kurangiza neza umaze kumenya aho uri niba uri umwana mu rugo. Yesu Kristo. Akanyuma ndangirijeho karanga umwana mu rugo uri iwabo. Amen. Umwana mu rugo nako mparamvuga, navuze ngo umwana mu rugo aho ari hose, aho yaraye, aho yiriwe, ibyarimo n'ibindi ntazi, aho yaraye, aho yiriwe, byanze bikunze ababyeyi cyangwa abamurera baba bahazi. Uwo niwe mwana mu rugo. Bitameze gutyo n'ikirara. Ndasubiramo kandi nzamuye volume. Umwana mu rugo, niba dufite amateraniro yo kuwa mbere ukaburimba muri korari utayabonetsemo, birasobanura ngo dirija cyangwa dirijante cyangwa se umuyobozi wa korari agomba kumenya aho uri, kubaza aho uri. Kabiri, umudiyakoni wese wasibye muri kirite runaka, mu materaniro runaka, mama tumukunde ngomba kuba nzi umudiyakoni aho ari, ibyarimo naho ari. Ibitari ibyo ni ikirara. Awi kandi nkamenya neza ko ibyo urimo bisobanutse, kandi imbere y'umushumba ugushumbye ndetse n'imbere y'Imana ishobora byose. Ndasubiramo, uretse abantu b'iki gihe bigize ibyigenge, umukristo wese mu yandi magambo, umwana mu rugo ufite discipline aho ari, ibyarimo, aho yaraye, aho mu yandi magambo ababyeyi bagomba kuba bazi aho ari. ntabwo abindorereza. Umwana mu rugo wese umaze kugimbuka, umaze kumenya ubwenge, byanze bikunze responsibility z'urugo nawe azirimo, ntabwo ari indorerezi. Nubwo ntacyo yabayinjiza yakubura no mu muryango. Iyo amaze kuba mukuru no gukoropa, yakoropa, yakoza ibyombo, yatunganya ibyo mu rugo, yakata n'ibyatsi. Mu yandi magambo ntabwo ari indorerezi. Tandukanye n'umukozi ukorera ijisho, tandukanye n'umukozi ubyukiye ukanguka iyo uvugije ihoni, atandukanye n'umukozi wiruka usohotse. Iyo ndi mu rugo, ni ukuvuga ngo iyo nshaka kugira ngo mfate umukozi menye ibyo arimo, nsiga kamambiri hejuru nkamanuka n'ibirenge. Ariko iyo kamambiri zigize ngo cyatu mpora nawe ukagira ngo ni imbeba n'intuza, agashaka kuntega nkamubwira ngo we waretse kuntega. Ubwo yahoze aryamye, kandi aryamye saa tanu aryamye mu buriri. Wenda nicyo gihe ninogonereye, hari ibyo nabyukiye mu ma saa tanu nje guke hejuru ngo ariko reka nje hasi ndebe ibyo umukozi arimo. Iyo yumvise rero dukamambiri turi gutya tura hejuru, umva ugira ngo nagaca, ugira ngo ni umushwa ubonye agaca. Umwana mu rugo ntabwo akora gutyo. Umwana mu rugo ni responsable ku bintu biri gupfapfana. Ntabwo yagira hanze iravaze. Tuvuge wenda hari abana benshi muri Gashyushya namanya hari abana benshi, ngo asange ivaze umwana ari kuyikubita amabuye, nangwa ari kuyikubita igiti, ashaka kuyisatura ngo yinjire mu rusengero gusa, ubwo ngo yaje gusenga. Agomba kumenya amakuru y'uwo muntu uri gukubita vaze yinda bagiye kuyimena, agomba kubanza kumenya amakuru. Siko bimeze? Ariko iyi vaze uyu ugiye kuyisatura n'uwaye.
ubwo ngo araje gusenga, araje aratimaje, aricaye hanze, byacitse byayobye, ubwo ngo arapfukamye, ngo ari kwinginga Imana. Gatatu, umwana mu rugo aharanira ishema ry'umuryango, icyaruteza imbere, iterambere ry'urugo, mbega kuvugwa neza n'ibyarugaragaza neza. Icya kane, turi muri resume. Icya kane, nta mwana mu rugo uhunga urugamba. Iyo urugamba rukomeye, ahubwo nawe arashikama agafata ababyeyi amaboko, akavuga ati nanjye ndahari. Sibyo mama Jime, mwana mu rugo ntabwo ahunga urugamba, ahubwo iyo urugamba rukomeye noneho niho aba tayari, akavuga ati no gusohoka ntabwo ndi busohoke, ndagumana namwe. Haleluya, Yesu nashimwe. Ndabyibuka igihe kimwe amagambo yigeze kumbana menshi, amagambo menshi. Tumukunde ambwira ijambo rikomeye, arambwira ati mama ihangane, ni cya gihe cy'ubukwe. Tumukunde arabwira ati mama komera, mu bantu bose ntawuza agahinda kawe. Arambwira ati turagushyigikiye pe, ndabizi amagambo azaba menshi. Arambwira ati kandi nzava muri Canada nze ngushyigikire, kuko mu bantu bose ntawuza umubabaro wawe. Arambwira ati kandi turakuzi, ntiwigeze uturya, ntacyo utadukoreye. Nta mwana mu rugo uhunga urugamba. Nta mwana mu rugo uhunga urugamba. Iyo rukomeye, ahubwo nibwo aho kugira ngo arekure, iyo rukomeye nibwo rubamo cyane. Ijambo rya kangahe? Ijambo rya nyuma, umwana mu rugo wese aho ari hose, byanze bikunze umubyeyi iyo afite discipline, navuze ufite discipline, atari bya bindi by'iki gihe abantu babaye ibyigenge, kubwira ati ndakwiyamye. Umwana mu rugo wese aho ari, umubyeyi agomba kuba hasi. Hanyuma wisuzume, umenye niba uri umwana wa cyaki, umenye niba uri umwana mu rugo, umenye niba uri umushyitsi, umenye aho wikarasa. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Amen.